Yesu ashimwe sashimwe twongeye gushimira Imana cyane kongera kugaruka imbere za kamera zandi umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane, twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima kongera kubona kano kanya keza ko kongera kubasangiza ijambo ry'Imana. Reka tuvuge ngo Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ariko ngabana b'Imana mu muco w'abana b'Imana uko tugomba gusuhuzanya, reka nzuhuze bene data muri mu Rwanda n'abashiki bacu bari Amerika, hirya no hino mu mbande enye z'isi. Imana yacu nikomeze guhabwa icyubahiro. Tushima Imana cyane rero kongera guterwa iteka no kongera kumva kujwi ryacu. Wowe udukurikiye ushobora kuba ari kuri telefone yawe, kuri screen aho mu rugo, kuri TV aho iwawe, uburyo bwose binyuzemo kugira ngo ushobore kumva iri jwi ry'umugaragu w'Imana Labani. Nukuri ndavuze ngo komera, amahoro y'Imana nabane nawe cyane kandi cyane. Nk'uko rero twabibasezeranije ko hari ibintu 10 tugiye kuzajya tuganiraho. Mu minsi yashize hari audio twakoze yavuze ku bintu bitatu, ubu twenda kongera kuvuga ku bindi bintu bitatu, nyuma dusoze tuzongera tugaruke tuvuge ku bindi bintu bitatu. Ni ingingo 10 zerekana icyo waremewe. Imana yacu ishimwe cyane kandi Yesu akomeze kukugirira neza. Ubutaha twari turiho tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo naremeye gukorera Imana, vuga ngo naremeye gukorera Imana. Ariko uyu munsi turahera ku ngingo ya 4 ivuga ngo nahawe imbano zo gukorera Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza Kristo se mwamoraho kubana n'ababashiki bacu na bene data badukurikiye kuri ndi umukristo. Mahoro Imana nabari nabo cyane kandi ubyiza by'Imana butindane nabo. Data mise mwamudukunda, reka ubasanga ubagenderere umwuka wawe wera. Data agumane nabo kubw'urukundo n'imbabazi zawe, izina ryawe niryubahwe. Ngadufashe muri byose iminota twenda kumanana n'umushiki wacu adukurikiye. Mana no muhumugisha watagabanije kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Dufashe muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Yesu rero abane namwe cyane kandi abatindeho. Ntangiriye ku ngingo ya 4 ivuga ngo nahawe imbano zo gukorera Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kuri audio yatambutse twaganiye ko kuba uri umukristo ariko ndukorere Imana ngo ubwo bukristo no kwishuka. Hano rero dutangiriye kuri ijambo rivuga ngo nahawe imbano zo gukorera Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 4 haratubwira ngo kare nguko umuntu yahawe imbano abe ariko muzigaburirana nguko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku buryo bwo kumenya imbano zacu. Imbano zacu Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyo tugeze ku cya 5 nicyo kiri buhatwereke neza, haratubwira ngo nahawe ubutware bwo gukorera Imana. Umuntu se amenya ryari gukorera Imana kandi gute? Imana nishimwe cyane. Buriya hari abantu baraho ariko bakaba batisobanukiwe ngo bamenye uburyo bw'uko bakwiye gukorera Imana. Bakaba bazi ngo gukorera Imana no guhagarara mu rusengero kuva ku wa mbere kugeza kundi wa mbere. Mu by'ukuri ariko Imana yatanze imbano zitandukanye kandi uhabwa imbano zo gukorera Imana. Iyo dusomye muri Bibiliya ara mu Befeso ibice 4 tuhasanga imbano zigera muri 7 Imana yahaye itorero. Imana yacishimwe cyane bana b'Imana. Ariko buriya dukomeje gusoma imbano zirarenga. Burya yewe shoferi utwara imodoka ni utwaye abagenzi neza bakagera aho berekezaga amahoro, iyo nani imbano. Yewe mukozi wicara muri biro, iyo utanze service neza abantu baje bakuganye uko baha customer care nziza bashima Imana, iyo nayo ni imbano. Menya ko rero wahawe imbano kugira ngo ukorere Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
icya gatanu cyatubwiye ngo nahawe ubutware bwo gukorera imana. Iyo dukomeze gusoma ijambo ry'imana, Yesu aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Aho ni muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 ndetse na 20. Menya ngo rero wahawe ubutware bwo kugenda, wahawe ubutware bwo gukorera imana yacu nishimwe cyane. Hano mu Bakorindo ba kabiri mu gice cya 5 ku murongo wa 20 haratubwira ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Imana ishimwe cyane, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Imana ntihabwe icyubahiro. Intumwa ni umuntu uhagarariye ubwami cyangwa ingoma cyangwa ubutegetsi bwa leta. Imana ntihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo uri intumwa mu isi, uhagarariye Yesu Kristo. Vuga ngo mbagarariye Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Igihe umuntu aje akakubaza ngo uri umukozi wa Yesu Kristo, rero ujye umusubiza ngo ndiwe. Buriya hari igihe abantu baba batisobanukiwe rimwe na rimwe mu byo bakora. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe ndi gukunda guhura n'abantu batandukanye mu buryo bw'imisengere. Hari nk'abantu bari kundungura icyo nitegaga ko bari buze banjakaho, ngasanga bo baje bahinduye indi sishe. Ngo umuntu akaguhamagara akakubwira ngo mbese uri umuhanuzi. Uri umuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ngo mbanurire umbwire ejo hazaza hanje. Iyo umuntu ambwiye gutyo ngo muhanurire mubwire ejo hazaza he, abasa nahangushije mu mutego, kuko ndabwo turi abapfumu, ndanubwo turagusa inzuzi, ahubwo tuvuga ku bushake bw'Imana. Imana yavuze ndawe utavuga, ariko yacecetse turaceceka. Imana igahabwa icyubahiro. Ariko koko niba wiyizima kuri umukozi w'Imana, ukaba wizima kuri umuhanuzi, ukaba wizima kuri umubwirizabutumwa, ukaba wizima kuhagarariye Kristo hano ku isi, umuntu akakubaza akakubwira ngo ese koko uri umukozi w'Imana, niba koko ubyiyumvamo urakwiriye kumwikiriza utazuyaje. Nanjye rero umuntu amaje ngo uri umuhanuzi, icyo cyonyine mpita mwikiriza ndazuyaje, kuko nzi neza ko ndi umuhanuzi, nzi neza ko ndi umubwirizabutumwa. Imana yacu ishimwe cyane. Nzi neza ko ndi umwigisha, kandi Imana izakuma nanjye inyigisha, kuko iteka ryose Imana isanga ku mavi senga ndirira Imana ngo Mana mbishurire icyo gukora, kandi ukomeze kumbishurira imigambi yawe. Urakwiye rero gusubiza abakubajije, ukabasubiza utazuyaje, niba koko ari byo, udafite isoni kandi ushize amanga. Baravuga ngo ubundi utekereza ko uri iki? Ujye ubasubiza ngo nahawe ubutware na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Yo haleluya. Nahawe ubutware. Yewe mukozi w'Imana unyumva, aho uherereye, menya ngo wahawe ubutware na Yesu Kristo. Nubwo wahungabanywa n'imiyaga, nubwo wahungabanywa n'imiraba, nubwo wahungabanywa n'ibiriho muri iyi myaka, ariko menya ngo wahawe ubutware aho mwako karere, aho mu mudugudu, aho mwako kagari, aho mu murenge, aho mw'icyo gihugu Imana ishimwe cyane uhagazemo, aho mwako kazi, n'iyo company, byugenda uvuga ngo ndi umutware. Imana ishimwe cyane. Ndi umushumba w'itorero rikiri rito, ariko iyo mbonye abahungu n'abakobwa twabwirije ubutumwa bagahindukira bakakira Yesu ngo Mwami n'Umukiza, iyo mbagaze muri bo numva mfite ubwo butware. Imana ishimwe cyane. Nawe ushobora kuba urongoye company, urongoye ikigo, uri directeur, uri directrice, uri manager, ndetse ushinzwe ibikorwa by'aho hantu ukorera. Utambuka wongere waka kandu uvuge ngo mbagarariye Kristo mw'iyi company. Imana ishimwe cyane. Ureke guhagararira kuvuga ngo na Kristo ndahamuhagarariye.
imana nishimwe. Ngiki kintu kitwongeramo imbaraga, ngiki kintu kidusubizamo ibyiringiro, kumva ko duhagarariye Kristo. Naho imiyaga yaza, naho imiraba yaza, naho inyanja yaziguka kuturwanya, kumva ko duhagarariye Kristo ku isi, ukaba uri ambasaderi. Imana ishimwe cyane. Jya wicara wegamire, jya utera intambwe wumva uhamye, ukandagira isi, ukandagiriye neza, humura ntabwo isi izavuvuka. Imana yacu ishimwe cyane. Wumve kuri mu butware bwa Yesu Kristo. Imana nitwegere cyane. Ntabwo rero ntabwo ari ukubera ko bikwiriye, nacyo ngikwibutse. Ntabwo ari ukubera ko ubikwiriye, vuga ngo ntabwo mbikwiriye. Ntabwo ari ukubera ko ubikwiriye, nta nubwo wari ubikwiriye, ahubwo ibi byabereyeho. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ngwiriye kuba mu murimo w'Imana, nta nubwo ngwiriye kuba umukristo, ariko byose byabaye ku bw'ubuntu bw'Imana. Si amashuri menshi, si na makeya, cyangwa se si amashuri yabiguhaye. Niba ari amashuri yabiguhaye, kazi kawe, ariko ibi byose tubihabwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Birashoboka ko waba uyafite cyangwa akaba ndayo, ariko jya uvuga ngo ibi mbagazemo uyu munsi ni ku bw'ubuntu bw'Imana. Kuba mbagaririye Yesu hano ku isi, ndi ambasaderi, ni ku bw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nahawe ubutware kandi nawe warabuhawe, we mwene data. Haguruka rero ukorere Imana, kandi gukorera Imana uzabinyuza mu gukorera abantu b'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Reka tujye ku cya gatandatu, kiravuga ngo nategetswe gukorera Imana. Haleluya. Utegetswe gukorera Imana, yewe mugabo, yewe mudamu, yewe mukobwa, yewe musore, utegetswe gukorera Imana. Yesu aravuga ngo umutima wawe ugomba kuba ng'uwanjye. Imana ishimwe cyane ko Yesu yavuze ngo umutima wawe ugomba kuba ng'uwanjye, kuko njyewe Mesiya ndazanywe no gukorerwa, ahubwo nazanywe no gukorera abandi. Imana ishimwe cyane. Yesu yavuze ko atamahitamo, ahubwo wowe ni Yesu waguhisemo kugira ngo ugire abo ukorera. Umukristo udakorera Imana ntabwo aba yumvira Imana, ntabwo abiyumvira Imana. Iyo dutegerejeho kumera nka Yesu, Imana dutegerejeho kumera nka Yesu Kristo. Kandi muzabwire Arukipo muti ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'ubwami bwacu. Hano ni Timoteyo watumaga Arukipo kugira ngo azagende ahamye, namara guhamya kugira ngo asohoze wa murimo w'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ibanga ry'ubuzima bunyuzwe ni ukurushaho, ibanga ry'ubuzima bunyuzwe ni ukurushaho kumenya neza umurimo Imana yaguhamagariye, ukamenya uko ukora, ukamenya uburyo butwara. Ibi bintu nubisobanukirwa, uzaba uri umuntu udasanzwe, uzaba uri umuntu uteye ubwoba. Imana yacu twegere kandi itindane natwe cyane. Aho uzakura kunyurwa kurusha ahandi hose mu buzima bwawe, kubera ko ari cyo Imana yakuremeye kuba cyo. Igihe uzasobanukirwa umurimo wawe, nta handi uzakura kunyurwa kurushaho, ni igihe uzaba usobanukiwe umurimo wawe. Yesu aravuga ngo, Yesu yaravuze ngo utakaza ubuzima bwawe ngo ubone, utakaza ubuzima bwawe ngo ububone. Niyo mpamvu Bibiliya yavuga ngo urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utabwitaho uwo ni we uzabubona. Naho bishoboka ukemera kubabara, ariko ugahagarara aho Imana ishaka. Naho bishoboka ukemera gusonza, ariko ugahagarara mu by'Imana yagutegetswe. Ndegetswe gukora umurimo
w'Imana. Imana ishimwe cyane. Icya karindwi kiratubwira ngo ngomba gutegurwa kubwo umurimo w'Imana. Iyo dusomye Abefeso 4:11-12 atubwira ngo Imana yahaye bamwe kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Uyu murongo rimwe na rimwe undera ubwoba kubera ko Bibiliya yigisha neza ko hari igihe nzakorerwa igenzura ry'uko mbategura ngo umwungeri cyangwa se ngo umuvugabutumwa. Niyo mpamvu navuze ngo iri somo ndiha agaciro cyane, nawe bino bintu ubiha agaciro. Nzakorerwa igenzura ry'ukuntu ndegurira abera b'Imana gukora umurimo wayo kurusha ibyo mvuga. Yewe mukozi w'Imana, vuga iby'Imana, iby'abantu bireke. Wivuge ibyawe, vuga iby'Imana. Bibiliya ni nini. Isezerano rishya rirafite ibitabo 39. Irya kera rifite ibitabo 39. Isezerano rishya rifite 27. Vuga ibirimo ibyo bitabo 66. Nubisoza ukabivuga neza, Yesu azakugirira neza kandi Yesu azaguha umugisha. Ubwo rero bashumba, abakozi b'Imana, bavuga butumwa, muvugira Imana, ariko mumenye ko hari igitondo tuzakorerwa igenzura ry'uko twafashije abantu b'Imana, ry'uko twabagaburiye ijambo ry'Imana. Murakoze, reka nsoreze hano. Ino audio itaba ndende. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi shimira abantu mukomeza kudukurikirana kuri Ndi Umukristo TV. Imbabazi z'Imana zikomeze zibane namwe cyane. Reka dusengane Imana. Mana, turagushimiye, izina rye ryubahwe. Gumana natwe, turinde kandi utwegere. Ndabari twe Kristo myiza, kuko izina ryawe Yesu abari ryo komeza guha icyubahiro. Girira neza uyu mushiki wacu, uyu mwene data, komeze kumufasha. Data byose myiza, yunguke byinshi. Aho tutagejeje, umwuka wera wakomeza asobanurire uyu mushiki wacu n'umwene data. Ngano gumane natwe dusanga tugendere muri byose. Niko dushimiye Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Imana iri kumbera umugisha cyane, mushiki wanjye na mwene data. Kandi uko wakumva bimeze kose, humura, haracyari ibyiringiro. Hari igitondo kimwe uzaseka, hari igitondo kimwe uzasamurira Imana icyubahiro, uvuga ngo Mana, wari warabivuze none urabisohoje. Bana ari Imana kandi ukubwiye neza. Ungeneye ko dusengana, wansanga kuri 078 24 53 8 26 na WhatsApp ibihari. Kandi ngushimiye kudutega amatwi. Babazize Imana zikumane nawe. Amen, 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 amen.